Dutangiye dute rero? Dutangiranye n'imvugo igira iti abo umwami yahaye amata bamwimye amatwi. Hari n'umugani wo mu Kinyarwanda baciye bagira bati umwana bamushimye kwiruka arirukanka cyane arenga iwabo. Kuki dutangiye dutya? Iyi ni PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Billy. Nguhaye ikaze. Izina yaba ari ryo muntu uyu ngiye kugarukaho muri iyi nkuru yakabaye abyaza umusaruro ibyo rimusurira. Ndavuga irye Turahirwa. Yarahiriwe arangije amahirwe ayamenamo imisundwe. Turahirwa Moses uzwi nk'umuyobozi w'inzu itunganya imideri ya Motions, ubu ntabwo ari mu maboko ye, ari mu maboko ya RIB, ni urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Mbere yuko tugera ku cy'umuvugizi wa RIB yatangaje ku by'iyi nkuru iri kuvugwa hirya no hino, reka tubanze dusubire inyuma ho gato. Ku munsi wo gusoza icyunamo hari ku itariki 14 Mata 2025 ku mbuga nkoranyambaga hasakaye inyandiko iri mu ngingo zirindwi ikubiyemo ko nyirayo ari we Turahirwa Moses, cyane ko yasohotse kuri Snapchat ye n'urubuga akoresha. Yavugaga ko yanga Perezida Paul Kagame n'inkotanyi zose aho ziva zikagera. Mu byo yabashinjaga ngo nuko yigeze gukubitirwa se, ndavuga ise yamukubitiwe mu maso mu gihe yari afite imyaka 6. Icyo gihe ngise bari baramufunze ariko bamuziza ubusa, niko yabivuze, kandi ngo ari umurinzi w'igihango. Yakomeje avuga ko ibya pasiporo ye y'ikoranabuhanga byigeze kugaragazwa nanone ku mbuga nkoranyambaga hagaragaramo inyuguti ya fa ivuga female, ngo byose byatewe n'umukobwa wa Perezida Paul Kagame, uwo ni Ange Kagame, ngo wohereje abajya gusa ku rugo rwa Moses Turahirwa, hanyuma ngo basanga y'urumogi, ngo ni nabwo n'iby'iyo pasiporo nabyo byagaragaye mu buryo byagaragayemo, kandi uko bigaragara yemezaga ko ntaho yari ahuriye nabyo. Mu magambo ye yakomeje avuga ko atari yigera babarira inkotanyi. Benshi bacitse urondogoro ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko uyu Turahirwa Moses ari kwikenya, ndetse ko ari bya bindi bya wa mwana uhaze urenza akaguru nyina. Nawe se siko wabibonye? Impamvu y'ibi bigarukaho na benshi cyane muri aya magambo, ndetse bamwe na bamwe bakoresha imvugo zikakaye, bavuga ko bitumvikana kuba umuntu yarahawe isoko nk'iri ryo gutunganya imideri, imyambaro y'umukuru w'igihugu n'umuryango we wose, akaba ari amahirwe adakunda kubonwa na buri muntu. Yamara guhaga ifaranga ry'umukuru w'igihugu icyari amata akavangamo omo. Ese uyu Turahirwa mu by'ukuri afite ikihe kibazo? Bamwe bavuze ko icy'ubuzima bwe bwite bw'imibonano mpuzabitsina ari cyo kimushajije, kimugize uko ameze ubu. Abandi bagiye bavuga bati uyu mwana w'inyamasheke, cyane ko ari haturuka gukora mu kiganza cya Perezida wa Repubulika, ndetse akaguha ayo mahirwe nk'urundi rubyiruko rwose, cyane ko ari rwo akunda kubwira ko rugomba gukora rugakura amaboko mu mufuka rugahanga udushya rukiteza imbere, byamuteye kubyimba. Yumva ko ari ikitabashwa, ndetse ko afite ibyo amaze kugeraho biruta iby'urundi rubyiruko rungana nawe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi benshi babibona nk'aho ari ukuba inkirabuheri, hahandi utibuka uwagukijije, uwakuvanye mu matsa. Ubu rero nk'uko nabibabwiraga, Turahirwa Moses ntabwo ari mu maboko ye, ari mu maboko y'abandi. Ni urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Nk'uko umuvugizi warwo yabyemeje, uyu Turahirwa Moses yamaze gutabwa muri yombi. Inzu yararimo, isaha byakoreweho si byo ngombwa, cyangombwa nuko yatawe muri yombi bijyanye n'ibyo akurikiranyweho. Ese Murangira Bitieri
yabitangaje mu yahe magambo? Ubundi uyu Turahirwa Moses arashinjwa iki? Ese ni ugutuka umukuru w'igihugu? Ese ni ingengabitekerezo ya jenoside? Ese ni ukwandagazanya mu ruhame cyangwa ni ibiyobyabwenge? Iyi ni PBO Entertainment TV. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangira Bitseri, yemeje ko Moses Turahirwa usanzwe ari umuyobozi w'inzu y'imideli ya Motions akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Yagize ati nibyo koko Turahirwa Moses yarafashwe akaba akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko bigaragazwa n'ibisubizo by'ibipimo byafashwe bikanapimwa n'abahanga bo muri Rwanda Forensic Institute RFI. Dr. Murangira abajijwe niba ibiyobyabwenge barasanze ari byo bituma uyu Turahirwa Moses agaragaza imyitwarire amaranye iminsi yanenzwe n'abatari bake. Umuvugizi wa RIB yagize ati ingano y'ibiyobyabwenge basanze mu mubiri we ni nyinshi cyane, ntabwo twakwirengagiza ko bigira uruhare mu byo akora. Ku bindi iperereza rirakomeje. Yanze kugira byinshi atangaza. Si ubwa mbere Turahirwa akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, kuko muri 2023 hashize imyaka 2 yakurikiranyweho ibyaha bisa nk'ibi gusa aza gufungurwa by'agateganyo. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nirwo rwamufunguye by'agateganyo. Uyu Turahirwa Moses arashyirwa imbere y'inkiko. Ese barabicika cyangwa biramuhama, cyangwa se ibyaha biriyongera bitandukanye n'ibyo umuvugizi wa RIB amaze gutangaza? Iyi ni PBO Entertainment TV. Njye nitwa Paul Biri. Icyo tubereyeho ni ukubakurikiranira inkuru nk'izi. Ndabashimiye.